Burundi havuka ikibazo, Kayumba Nyamwasa ahunga, imbuga nkoranyambaga zigatangira gusakuza, Ubugande bushwana n'u Rwanda, Burundi bushwana n'u Rwanda, Tanzania ishwana n'u Rwanda, Kongo ishwana n'u Rwanda, ku mpamvu z'abanyepolitike badahuje. Noneho abahanuzi bakinjirira muri uwo mujyo bitewe n'iby'amaso yirirwa akanda kuri YouTube, inkuru yose ikugezeho ukanda hagatoki, inkuru yose ikugezeho ukanda hagatoki, kandi abantu bakunda biracitse. Bigaragara ko rero ibi bintu nibyo byongera shitani akabinyuza mu ruganda, akabiha abadayimoni bafite imbaraga, bakabinyuza mu mitwe y'abana b'abahanuzi ati nimuhanure ko intambara ibaye, nimuvuge ko igihugu gitewe. Intambara ibaye hari itanahari ntawe ubimenya, kandi nta muntu n'umwe wateza intambara igihugu. Si ubwa mbere mbivuze, Imana niyo ishobora kurekura intambara, ibi bifite mu biganza. Ariko mu bantu benshi Imana yabigeze ibwira Aburahamu ngo ese nimpasanga umuntu umwe igihugu, nuhasanga umuntu umwe igihugu urakibabarira. Ngira ngo rero ntabwo navuga ngo intambara irahari cyangwa ntihari. Intambara ibaho umukristo agwana nayo ni iyihe? Intambara ikureba nk'umukristo ni iyihe? Ni intambara ya Satani. Iyo ngiyo uzayirwana kuva uvutse kugeza upfuye kubw'umubiri, kubwa roho utahe mu bwami bw'Imana. Noneho rero mwebwe hari intambara y'amasasu mwita intambara. Oya, iriya ntambara ntabwo ireba umukristo w'ukuri muri Kristo Yesu. Ishuri kureba ni nke cyane kuruta izi ntambara twe twiberamo zisanzwe nk'abakristo turwana n'isi n'umubiri na Satani. Niyo ntambara Yesu yavuze twe turwana nayo. None abarokore bose bagiye mu cyuho cya Satani, bagiye mu mporera y'abadayimoni, bagiye mu mbaraga z'ikuzimu, bamaze kwirundumurira kwa shitani, bamaze kwizera intwaro za Butini n'iza Joe Biden, Putin n'iza Trump, buno niwe uyoboye Turukiya n'ibindi bihugu bifite imbaraga zikomeye, ngo niho bari bubone imivugire ibarinda, sikirite. Amerika nivuga ko u Rwanda rutazategwa, ni ubwo amahoro arabonetse. Amerika nivuga ko u Rwanda rutewe, ubwo amahoro ntayo mu Rwanda. Imana itagutanze nta muntu ukubona. Imana niyo ifite ikirere cy'u Rwanda mu biganza, Imana niyo ifite ubutaka bw'u Rwanda mu biganza, Imana niyo ifite fositeri zose cyangwa se imipaka yose y'u Rwanda mu kiganza. Nikingura n'ubwo Amerika yaba itabivuze uwinjira arinjira, nikinga n'ubwo Amerika yaza ntiyinjira. Mwahanze amaso Uwiteka, mwahanze amaso Imana, mwahanze amaso Uhoraho, mwakizeye Imana ko ari we Uhoraho, Imana ko ari we Mana yacu, mwakemeye kwishobora byose ari isumba byose, ikabarinda ku manywa na nijoro. Uwiteka niwe mungeri wanjye, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi cyangwa se butotahaye. Muririmbyi yaravuze ngo Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ntisinzira. Isiraheli ntituye hagati y'abanzi gusa, ntibayeho. N'u Rwanda ruzaba, n'u Burundi buzaba. Rero ariko abakristo namwe mushyushye inkuru mukayikabiriza, uhinga mu muguze, worora mu muguze. Intambara ije ntiburi ibyo yica, ntiburi ibyo ikiza. Intambara ije ntuzabimenya, Yesu aje ntuzabimenya, ibyimburwa n'ibya Kristo. Ubwo ariko koko abantu bakeneye views n'ibindi muri iyo ntambara, Satani aprofita ibyo byose ngo abikoreshe mu nyungu ze. Ramaphosa aravuze, abantu mugakuka imitima. Kayumba Nyamwasa aravuze, abantu bagakuka imitima. Padiri Nahimana aravuze, abantu bakutse imitima. Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame aravuze, abantu bakakuka umutima. Ndetse abantu bakaduyaduya amayakaba, abandi bakumva bamubwira bati Kagame meri ibi byose mumwihurire. Ubuyobozi bushyirwaho n'Imana, ibyo akora byose abikora mu izina ry'iyo Mana yamushyizeho, cyangwa ry'iyi Mana yamushyizeho. Nta muntu urwanirira Imana. Mwebwe rero mushobora gutuma abantu banahunga intambara ntibi. Ukuri rero kubaho ni ukuri kukomoka muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ukuri kuba mu bantu fizikoma kugaragara, ahubwo ukuri ni ukuri
umuntu akura ku Mana, ntabwo ari ukuri umuntu akura mu binyamakuru, ntabwo ari ukuri umuntu akura ku ijwi rya Amerika, kuri BBC n'ahandi. Umukristo ashinzwe gusengera igihugu. Niba rero Imana iri kuvuga ibyiza, ikavuga amahoro, ikaririmba ibyiza, ikavuga ukuri, donc wowe ntukwiye kubigiraho impungenge ngo umutima wawe urara udasinziriye, urara utariye, urara utaryamye, wambare ucuritse, wambare uhagaze, umere nk'umuntu wageze mu ntambara. Murimo murahahamura abafite kwizera guke n'abatarakizwa. Ntabwo tubayeho kubera naka na naka bavuze ko turiho, nta nubwo tuzavaho kubera ko perezida naka akomeye yavuze ko buri buke twavuyeho. Ni ukuvuga ngo ibihuha byahozeho, abantu bazahora bapfa, abantu bazahora babaho. Ese umukristo ikimureba ni iki? Umukristo icyo akwiye kuba akora ni iki? Ikirazi ishinga umukristo ni iki? Bibiliya ivuga ngo cunga izamu ryawe, ba maso h'ubugingo bwawe, fata icyo ufite ugikomeze, hatagira ugunyaga ugutwara ikamba ryawe ry'ubugingo. Ibyo kuragira igihugu, ibyo kuragira ibihugu, ibyo kureba amajyepfo n'amajyaruguru, wakumva mu kibira cya Nyungwe ngo sakarariyo ukarara utaryamye, hoya mpamya ko si igihe cyo kubaho, si n'igihe cyo gupfa, ariko ntawe uzi umunsi n'isaha Kristo azazira. Mwatinye umuriro kuruta uko muri gutinya iyi ntambara, mwatinye kuzajya kwa shitani. Ubundi ko mudatinya kuzarimbuka, icyo muri gutinya ko ari intambara, ko ari nayo yabahahamuye, mukanahunga n'amasasu uko avuga mukiruka. Ubundi kuki mudatinya umuriro muzajyamo imyaka 1000 muri gushya, muri gutokombera? Ubundi kuki mudatinya intambara Satani abashozaho zisanzwe zirimbura ubugingo bwanyu, ariko intambara z'amasasu zikabagwaza umutima, urya akabireka, unywa akabireka, uhinga akabireka, uworora akabireka, ufite uwe muri Amerika ati mpagatike ngende, ufite wahungiraho ati mu buhungiro ndaje. Ko mudahunga umujinya w'Imana, ko mudahunga uburakari bw'Imana, ko mudahunga Satani umeze nk'inzoka yishira, ko mudahunga abadayimoni, ko mudahunga ibi byaha, ko mudahunga iyaduka ry'abatinganyi, ntimurihunze. Ibintu byose biri kuba ntawe ubihunze. Ikintu kibaraje ishinga n'amagambo abaperezida bari kuvuga, muri guhanahana anyuranwamo, rimwe rizamuka irindi rimanuka, ku byo batari guhuza, nibyo bibaraje ishinga. Wakabaye umunyabwenge wakitaye ku iherezo ry'ubugingo bwawe, wakabaye umunyabwenge wakitaye ku iherezo ndetse no kubaho k'umubiri n'umutima n'ubugingo byawe, ukabyitaho, ukabikurikirana, ukabicunga, kw'ibyo bintu bitazakugiraho impact. Ariko kubera ko Satani yakubibyemo iby'isi ari byo bikuzuye, uwo muhuye wese uhita umubaza ngo ese bigezehe. Uwo muhuye ukamubaza ngo ese ngo makuru ki? Ntumubajije ijambo ry'Imana, ntumubaza indirimbo, ntumubaza ugukiranuka aho kugeze, ntumubaza gusenga aho kugeze. Ikikuraje ishinga ni ukubaza ngo Kongo igezeho itera u Rwanda, South Africa igezeho irwanya u Rwanda, Burundi bugezeho urwanya u Rwanda, hoye Satani igezehe irwanya ubugingo bwawe, irwanya umubiri wawe. Yesu yaravuze ngo mwiririre n'urubyaro rwanyu. Nta mbunda ugira, nturi umugaba w'ingabo, nturi umusirikare, nturi umupolisi. Igikwiye kukuraza ishinga ni igiki? Ni ubugingo bwawe. Ndagushimiye rero, ngira ngo kubw'umwanya n'igihe, iyi ni Imbabazi TV 3, ukore subscribe. Ibiganiro byacu bihoraho, ni cano shyashya, turisegura ko harimo abantu bavuga ngo cano y'abasabi ibihumbi niho haba inkuru nyankuru. Oya, inkuru tega amatwi by'umuntu avuga, urebe ukuri k'umuntu, umukurikire, bizakubera umugisha n'umusaruro. Ngira ngo rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngira ngo nk'uko uri kubibona ku ifoto na titire, uyu munsi turagaruka. Abantu benshi maze iminsi bahanura intambara ku Rwanda, abandi nanone bagahanura ibyago ku Rwanda, abandi bakaza bagahanura amahoro ku Rwanda, abandi nabo bagahanura ibyiza ku Rwanda.
esike ibi bintu abantu benshi mwagiye mumbwira ngo nimbivugeho, cyangwa se nk'umuntu muzi uhanura utagendeye ku biri kuba cyangwa ku byabaye, ahubwo ugategereza icyo Imana ivuze umwe ku wundi. Uyu munsi rero mbigarutseho, nta muntu uhanura ibintu biri kuba, nta n'uhanura ibyabaye. Niba abantu bumvise amasasu Rubavu bagahita bahanura ngo intambara irateye, umuhanuzi waba warahanuye iyi ntambara, iyi ntambara yahanuwe cyangwa se yavuzwe, ababa bafite iyerekwa rizima, byaba byaravuzwe ku gihe cya ba Nyirabiyorero, ba Magayane, ba Sabagasani, ba Mageshireho. Ubu buhanuzi bwose rero bwo muri ibi bihe uhereye 2015